tunezerwe mu mitima twishimire ibyo mw'ijuru mu buruhukiro bwacu ku mwami nyir'isabato ituza riva mw'ijuru ritwuzure twebwe twese bose itorero ry'Imana rigira imitima myinshi inshuti bakundwa bene data muri mu mpande zitandukanye z'isi mugiye kuba imbere yanyu ndabashima Imana kubw'uyu mwanya yongeye kuduha kugira ngo tugikore kuganira ku ijambo ry'Imana n'igiciro cyinshi kandi nibyo gushimira Imana yacu kuko igihe cyose igenda ishaka ko tugana mu nzira ikwiriye ikagenda itugarura itwereka uruhande koko rukwiriye nizo mpamvu muri akanya dufashe kugira ngo twongere dusubukure ibyigwa byacu nk'uko ejo nari nagerageje kubibutsa bamwe nuko hari habonetse impamvu z'uko nagize urugendo bizafata biriya byose tutari kongera kwiga ariko ubu ngubu ibyigwa tugiye kongera tubikomeze uko twari twabitangiye twizere ko Imana izagumya kuduha n'imigisha ikagumya kudufasha twese ikatugaburira ko intege zacu ziri ireba amakene ya buri wese maze ikaduha ibikwiriye nuko rero mbere y'uko dutangira ndagira ngo basabe dufata akanya gatoya ko gushima Imana yacu no gutabaza ijuru kugira ngo ritube hafi riturengere dushobore gusobanukirwa neza ijambo ryayo. Comment avoir un Wi-Fi super dusenge rero. Uhoraho Mana yacu uhimbazwe ku bw'impuhwe n'urukundo tugirira ushimwe data kuko ni wowe ukwiriye icyubahiro byose wabishyize mu mwanya wabyo data waremye ijuru n'isi ibiremwa byawe turi hano kuri iyi si natwe turaho kugira ngo tuvuge ishimwe ryawe muri aka kanya data ndagutabaje kugira ngo utube hafi uze uhire uyu mwanya tugiye kumara tuganira na bene data batatanye mu mpande z'iyi si ari wowe ubareba baha mwami bikwiriye ibyo bakeneye njye nk'umwana w'umuntu ntacyo nashobora nabona kibagirira akamaro wowe gusa ari wowe uvugira mu nkoreshe nk'uko umugaragu wawe Yesaya nawe yatakambaga ubwo yabonaga ari imbere y'ubwiza bwawe data nanjye ndi umunyaminwa wanduye kandi nta cyiza cyamvamo uretse ibyo nshobora kunkoresha nizo ngusaba kugira ngo ubanze unyeze untunganye intekerezo zanjye mwami ziturize muri wowe kugira ngo ntagire ibyo nivugira biva kuri jye ahubwo wowe byose ari wowe uyobora ngwino tubaye hafi kandi mwami utegura imitima y'abakira ijambo ryawe muri aka kanya ngusaba nk'umwana w'umuntu ibintu byose mwamubona bitugira umumaro by'ubu twongera mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Nk'uko rero twari tumaze iminsi myinshi turi kwiga muribuka ko aho twatangiriye
twatangiriye ku murongo umwe ukomeye ari wo ubutumwa bwiza ari wo gitangirije cya 3:15. Iyo nkuru nziza Adamu na Eva bari bahawe yuko bazabona umucunguzi. Uwo mucunguzi akaba ari we uzongera kubunga n'Imana. Twabonye ko mu kababaro bari bafite gakomeye cyane kuko bari batandukanye n'Imana, bahoraga buri gihe cyose bifuza kuzagira umwanya wo kuzongera guhura n'Imana yabo, bakabona ingaruka z'ibiri kuba muri iyi si, ingaruka z'icyaha, bikabatera ishavu cyane, bagahora bibaza atari ku mwami wacu azaza ryari. Ikindi kandi ikibazo twabonye bari bafite gikomeye cyane cyo kwibaza ngo mbese ngo azaducungura ate. Ariko twongeye kubona ko ari amagambo bari bahawe yo mu itangiriro cya 3:15, aho bari basezeraniwe umucunguzi. Ayo magambo nayo tubona ko ari ubutumwa nanone butanzwe mu buryo bw'ubuhanuzi, ndetse bakatwereka ko ari ubutumwa nanone bufite igihe kirekire. Ntabwo ari bwo butumwa bwagombaga gusohora mu gihe gitoya, ahubwo Imana byose yari ifite gahunda yabyo, izi igihe ubwo butumwa butangiriye, izi igihe urwo rugamba ruri hagati ya Satani na Kristo umucunguzi wacu, igihe urwo rugamba rutangiriye muri Edeni n'igihe ruzarangirira. Aho tukabona ko nanone Imana yari yateguye izo nzira ebyiri, inzira y'abakiranutsi ariyo nzira yagaragayemo abubaha Imana aribo nk'Abeli n'abandi bagiye bakurikiraho. Ayo nzira akaba ariyo nanone duhamagarirwa kugira ngo tuzagere natwe muri ubwo bwami bw'ijuru, mbese tuzarangiza uru rugamba twatangiye muri iyi si. Tukabona ko iyo nzira nanone ari amagambo nanone yo twongera kwibutswa muri Matayo igice cya 7:13, batwereka ngo inzira ebyiri, inzira ifunganye bakatwereka n'inzira ngari. None bakatubwira ko inzira ifunganye inyurwamo na bakeya. Abo bakeya ni ukuvuga ngo ni babandi bemeye umucyo, n'abandi bemeye kugera na Kristo, ni babandi bemera inama Kristo abaha, ni babandi bemera kugenda mu mucyo agenda aduha uko bwije uko bukeye, uko tugenda twigira imbere mu mateka y'isi. Abandi noneho ngo benshi bahitamo kwinjira muri icyo kira kigari kira cya Gihogera, kinyurwamo n'abantu bose ari bafite imyumvire y'uburyo buryo bwose, bafite babigendera bakurikije ibyo bishimira, bakurikije ibyo bumva bibarimo, aho ntibemere inama ibahindura ibereka ugutungana. Twe twabonye nuko nanone iyo nzira none ngo tugendamo ari inzira n'ubundi ifite imbago igenda twereka aho ibihe bigeze, tugenda tubona uko umunsi wigira imbere, tugenda tubona aho bigenda tugana. Uko twagiye kubona yuko uwo murimo, iyo nzira y'agakiza tugendamo, iyo nzira y'agakiza Imana igenda iduha umucyo uko aho bitewe n'aho tugeze mu mateka y'isi, naho tugeze no muri mu mateka y'ubu rugamba turi kurwana duhanganyemo na Satani. Imana igenda buri gihe cyose itanga umucyo. None abemeye uwo mucyo, abo ngabo bakaba bemeye kugaruka mu nzira, kuko burya kenshi icyo gihe Imana igenda itanga umucyo bitewe n'uko nanone haba haje umwijima, habaye ikintu cyo kwirengagiza, cyangwa se ukuri kwagombye kutweza, kwagombye kutuyobora kuba kwatangiye kwibagirana muri ya ntambara nyine turimo, kuko Satani ngo abashaka kugira ngo abana b'Imana bahugirane maze bajye mu bishuko, birengagize inzira y'agakiza kabo. Bityo noneho rero ngo Imana mu rukundo rwayo irongera igashima ko abana bayo bongera bakakira umucyo, ikongera ikabakemurira kongera kugaruka mu nzira. Ni hahandi tuzongera kubibona ko igenda itanga umucyo, igatanga umwanya wo kongera kugaruka mu nzira. Ibyo tuzagira kurushaho kugenda tubibona. Noneho icyo twongeye kubona nuko mu mucyo Imana igenda itanga, cyangwa se ubwo butumwa bwiza, twabonye ko mu buryo bw'ubusobanuro twatanga, cyangwa se bwaba bwuzuye nyabwo, tutagombye gufata ubusobanuro bworoshye cyane ngo batubwira ngo ubutumwa bwiza
ni inkuru cyangwa se ngo ubutumwa bwiza duhabwa ngo niyo nkuru nziza y'uko y'agakiza inzira y'agakiza. noneho dushatse kugira ngo twumve neza uburyo iyo ntambara tuyirimo, niho tubona ko tubusobanuro nyabwo bwuzuye. twabona ko ngo ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza twari duhawe muri Matayo mu itangiriro igice cya 3:15 ko n'ubutumwa ni inkuru, ni umurimo mwiza Kristo adukorera twe nk'abanyabyaha wo kuduhuza n'Imana, kandi bigakorwa mu buryo bw'ubutumwa bw'umucyo Imana igenda ituyoboramo. kandi uwo mucyo none ukaba ari mu buryo bw'ubuhanuzi, ubutumwa bukabuje mu buryo bw'ubuhanuzi. none ubwo butumwa bw'ubuhanuzi nanone bukaza bugomba kudushungura, bukatunyuza mu ntambwe 3. izo ntambwe 3 arizo nanone zishingiyeho ubutumwa bwiza. ubwo izo ntambwe 3 tuba tugomba gucamo kugira ngo koko dushobore kurangiza urwo rugendo. uyu ntambwe 3 harimo intambwe imwe igendana n'ubutumwa bwo guhamagara kwihana, ubutumwa bwo kwihana, tukagira no kwizera, tukagira kwizera mu gucunguzi wacu. ku ntambwe ya 2 twabonye ko ari ubutumwa nanone bugenda burebana no gukiranuka cyangwa se kwezwa, ari umwe mu murimo Kristo agomba kudukorera. noneho intambwe ya 3 ikaba intambwe irebana n'urubanza, uburyo habaho isuzuma ry'uburyo twabayeho cyangwa se ya mikorere yacu, ya mibereho yacu, aho ngaho tukabigaragaye ko kuko twashoboye kuba ya ntambwe ya 2 yo kwezwa no gukiranuka, kuko mbese twemeye ko kwezwa cyangwa se ko twakiranutse. noneho tukanyura imbere y'intebe y'urubanza, tukaba tunyuze imbere y'intebe y'urubanza koko tukagera, tukaba tugeze imbere y'intebe y'urubanza koko tukagaragara nk'abakiranutse. noneho rero tugarutse ku byigwa twabonye aho twagereje ubushize, ndagira ngo ari umusubukurira kuko twari twabonye yuko ubutumwa bwiza ari ubutumwa bwiza bw'ubwami bushingiye ku buhanuzi. ndagira ngo nongere ngaruke kuri bwa busobanuro cyangwa se ya definition twabonye nyine y'ubutumwa bwiza. ubutumwa bwiza bw'ubwami ni umurimo Kristo adukorera binyuze mu butumwa bwiza butanzwe mu buryo bwa gihanuzi, ariko ubwo butumwa bukabaho ikintu cyo kudushungura binyuze mu ntambwe 3. nyuma y'icyo gihe ubwo butumwa hakaboneka ibihande bibiri, harimo abemera kubaha Imana cyangwa bagiye bemera kwemera ukuri, n'abandi bakurwanya bakakwanga burundu. ibyo bihande bibiri nibyo mbese mu rurimi rw'igifaransa twavuga ngo les deux adorateurs, nk'uko hariho igihande none cya Kayini n'icy'Abeli. Abeli bose Abeli na Kayini bari bigishirijwe hamwe, ariko noneho bigenda bite? Kayini ayafata uruhande rwo kwigomeka, rwo kwikorera ibyo yishakiye, ariko Abeli bagenda mu muhanda rw'Imana. niho nanone tubona mu bihande bibiri bishobora kugaragara. nanone iyo turebye mu gihe cy'intumwa, hari abari mu gihande kimeze nk'icya Yuda, ngo Yuda we nubwo bwose yabaga ari kwigana n'izindi ntumwa bari aho ngaho, bari kumwe n'izindi ntumwa, Yuda we ntabwo yigize ashaka kugira ngo arwanye kamere ye ngo ahubwo ahinduke, ahubwo we ko yagendaga abona yakira iby'umwuka yabibwirwa, yahitagamo kufungirana kure rwose, ntiyabyishaka ko bimwegerera, ko bikwa byakira na gatoya, ahubwo akarushaho kwigendera mu ntekerezo ze. ibyo ngibyo noneho tukabona ko ngo Yohana we, hari urugero rw'abameze nka Yohana, babandi bo noneho
bakira ijambo ry'Imana bakumva ko imico yabo, iyi mibereho yabo bakumva ko idatunganya, ahubwo bakarushaho kugira bate, bakarushaho kwakira agakiza, bagenda bahinduka. Aho ngaho ndagira ngo tubone ko muri igihe twamaze noneho kwakira agakiza, twamaze kwemera Kristo nk'umucunguzi wacu, ngo icyo tuba tugiye gukora, tuba tugiye kugira bate, tuba tugiye kugira uwo mwanya noneho wo kugira ngo habeho ugukura, noneho habe n'umwanya wo gutandukanya ibyo bihande bibiri. Iyo tuvuga gutandukanya ibihande bibiri, nibyo nyine byerekeranye n'abemera, abera imbuto zikwiriye abihanye, n'abandi nanone bagira bate, bikomereza mu muco yabo, ntibagire guhinduka na bukeya. Abo ngabo bagakora babibereho bakurikije uko intekerezo zabo zibiri, uko umutima wabo kamere umeze, bakikomereza batyo. Abo ngabo bakagira bate, bakarimbuka. Abo ngabo mbese ni ukuvuga ngo ibyo bihande bibiri bigaragara mu buryo bwakundi bwo kwakira Kristo, cyangwa se kwemera kwezwa, kwemera gukiranuka. Ibyo ni turaza kuriraho gatoya. Ibyo nibo twita umurimo Kristo adukorera. None ngo icyo gihe iyo umurimo urangiye nguwo, ni ahandi nanone babandi bamwemeye ngo bagize ati abanyuze imbere y'intebe y'urubanza, avuga ati koko abangaba nabaraganwa nanjye, aba bemeye igitambo cyanjye, abangaba baranyisunze, abangaba koko ndi kumwe nabo. Abo ngabo nibo noneho ngo nk'uko ngo umutambyi yabaga ku mwenda yabaga yambaye w'idro pectoral, habaga hariho amazina y'abana b'Imana b'ubwoko bw'Isirayeli, hari utubuye 12 ngo bisobanura amazina y'abana b'Isirayeli bagwari, yabaga ari yanyura imbere y'intebe y'urubanza, abagaragaza amazina yabo. Niko rero ngo natwe noneho abemeye kumwisunga, ngo muri icyo gihe cy'urubanza, wa murimo wa nyuma dukorera, no kuvuga ngo ni umurimo ubukorwa bigaragara ko twe twamaze kurangiza umurimo wo gukura, noneho twaragaragaje n'imbuto zayo kwira bihariye koko. Aho ngaho iyo tugezeho nyine ngo noneho ngo atambukana imbere y'intebe y'urubanza, atuvuganira avuga ati abangaba narabapfiriye, aba ni abana banjye, abangaba turi bari kumwe nanjye, aba bashobora kuraganwa nanjye intebe y'ubwami. Noneho icyo gihe umurimo nurangira, nibwo noneho tuba tugize dute, icyo gihe kizaba kirangiye, igihe cy'imbabazi. Bwa butumwa tuvuga ngo ubutumwa bw'ubwami bw'imbabazi buzaba bugize dute, buzaba burangiye. Reka rero nongeye twongere twibukiranye abari kuri Zoom, bwo murabona muraza kongera kubona murankurikira neza, ariko noneho abatari kuri Zoom ari kuri Facebook, icyo nza gukora ni bya bindi bwakundi bisanzwe, nuko ibiri kuri Zoom nimara ko byarojistra, nongera nanone nkabishyira kuri Facebook, komusa noneho mugashaka kuza kubona image cyangwa se na za station zimwe tuba twagiye duhana. Reka twongere twibukiranye ubwo butumwa bw'ubwami. Muribuka ko aho twagereje ubushize, ubutumwa bwiza bw'ubwami ko bushingiye ku buhanuzi n'icyo twarebyeho. Ndagira ngo turebe akantu gatoya, turebe za ntambwe eshatu, noneho turebe nanone ubutumwa bujyanye n'izo ntambwe eshatu, nk'uko nababwiye ko Imana igenda itanga umucyo uko tugenda twigira imbere, kandi uwo mucyo nanone ukaba ushingiye hehe? Ku buhanuzi. Ndagira ngo mwibuke yuko twabonye yuko kuri iriya nzira nyine tugendamo iriho zambago ni bwa buhanuzi usanga uzajya bugenda busohora, ni wa mucyo nanone Imana izajya igenda iduha uko tugenda twigira imbere, ni hahandi none izajya itanga
umuburo cyangwa se igatanga ubutumwa bujyanye n'icyo gihe kugira ngo abana b'Imana barusheho gushikama koko. Ni uburyo bwo kubibutsa, turabona ko ubwo butumwa n'ubundi iyo butanzwe ni uburyo nanone isi yongera kutwibutsa n'ubundi ibyo twari twarabonye mbere. Ntabwo ari ukuvuga ngo n'ibindi biba ari bishyashya cyane, ahubwo ibitwibutsa, ahubwo ikagenda itwongeraho n'akandi kantu tutari twarasobanukiwe, yenda ikakatwongeraho icyo gihe kigeze. Twakwibuka ko aho ngaho yenda kugira ngo nsindagire icyo kintu, ni uko twibuke ko ubwo Imana yari itahaye ubutumwa Adamu na Eva, ibabwiye ko bazabona umucunguzi. Twibuke ko bamaze imyaka n'imyaka myinshi cyane bari kwibaza ngo umucunguzi azaducungura ate, azaducungura ryari. Mwibuke ko barinze bava ku isi ndetse n'ababakurikiyeho, abo bose n'Aburahamu bose ntabwo icyo gisubizo bari baragize bakibona. Mwakwibaza neza mukaribuka ko iyo myaka myinshi yaratambutse batari babona icyo gisubizo. Ariko noneho ubwoko bw'Imana igihe bwari buva mu Egiputa bari mu butayu, tukabona ko ariho Imana yashatse kwereka ubwoko bw'Imana cya kibazo n'ubundi cya Adamu yari yibazaga, ni nacyo cyagombye guhora kibazwa. Ariko icyo gihe Imana yari igiye kubereka uko umurimo Kristo azakora, uko azabacungura, uko azaducungura, uko azaduhuza n'Imana. Ubwo twongere tubone ko nanone hatambutse imyaka myinshi cyane igihe n'ubwoko bw'Imana bwari buri i Babuloni. Niho nanone batangiye kubona iki, babona ubuhanuzi bwa Daniyeli, ariho Imana igiye kongera kubereka iki, igiye kubabwira nanone ibyerekeranye n'igihe ibyo byose bizabera. Ibyo byose bizabera ni ibiki? Ni ukuvuga ngo bya bindi bari babonye byerekeranye n'umurimo Kristo azabakorera, harimo umurimo wo kwezwa, harimo n'umurimo w'urubanza, ahubwo bari bagiye kubona iki, bari bagiye kubona ubuhanuzi nanone bubereka ko igihe byose bizabera. Niho twabonye ko ubuhanuzi nanone tubona muri Daniyeli igice cyaho cya 24, ariho none bwaduhaye iriya tariki 27, ubwo Kristo nawe yaragitangiye umurimo. Twongera tubona ubwo niho ni murimo ki, ni wa murimo ujyanye no kutweza. Amaraso ye arayemena mu mwaka 31, ayo maraso yatwejesha. Ubwo umurimo wo kwezwa, umurimo wo kutuyobora mu gukiranuka, ibyigisho byo kutugarura mu ijambo ry'Imana, mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ibyo byose byari bigiye kugenda bikurikirana. Ariko noneho ikindi twagomba kwibaza, ikindi cyari gisigaye cyo kwibaza ngo none se umurimo w'urubanza uzatangira ryari? Nabwo twabonye ko igisubizo tukibona muri Daniyeli igice cya 14, aho baduhaga ubuhanuzi bw'imyaka y'ibihumbi 2300. Iyo myaka y'ibihumbi 2300 ikaba yararangiranaga no mu mwaka w'1844. Iki gihe uruvuga ngo mu mwaka w'1844 twabonye ko hari hatangiwe noneho cya gihe cy'urubanza, ari wo murimo wa nyuma Kristo agomba kudukorera. Noneho yarangiza bikagira bite, akavuga ngo agahagura ku ntebe y'imbabazi. Ubwo ni ukuvuga ngo bwa butumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bw'imbabazi bukabugize bute, bukaba burarangiye. Aribyo bivuga ngo igihe twahawe kuva mu itangiriro, kuva igihe Imana yabwiraga Adamu ikamubwira by'uko umucunguzi azaza kubacungura, ni ukuvuga ngo icyo gihe twahawe cyo kugira ngo twiyuzuze n'Imana, twemere kwezwa, twemere kwakira umucunguzi ngo aduhuze n'Imana. Icyo gihe twahawe kiri kugenda gishyira iherezo, ngo igihe cy'urubanza nikirangira bizaba byose birangiye. Ubwo n'uburyo uzagura ku ntebe y'imbabazi, byose bibe birarangiye. Noneho ikizaba gisigaye nuko azaba agize yakugira ate, azaba agiye kugaruka noneho nk'umwami.
azaba agarutse mu bwiza bwe nk'umwami, noneho aje kugira ate, aje guhana inkozi z'ibibi, kandi nanone aje guhemba itorero rye, aje kujyana itorero rye. Mwibuke ubwo yavuga ati ndagiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane kugira ngo tubane nawe mu ijoro. Ngibe rero ubwo nuvuga ngo ubwo butumwa bwiza bw'ubwami buzaba igihe cyabwo kirangiye. Ndagira ngo twongere twibukiranye zira ntambwe 3. Intambwe ya mbere yahagarariye duhamagarira kwihana, ari ijyanye na cya kigwa Imana yari yahaye Adamu yo kugira ngo ajye atamba ibitambo. Noneho ikigwa kikuru cyo cya kabiri ari kira kigwa cyerekeranye no kwezwa cyangwa se ugukiranuka, cyo kwe ari cyo none intumwa none zakiragaho umuhati cyane zibwira aba mu gihe cyabo mu butumwa bwatangaga kuko bemeza ko Yesu wanzwe, Yesu wabambwe, uriya w'i Nazareti niwe mucunguzi, ni wa wundi n'ubundi wari waravuzwe mu itangiriro igice cya 3:15, niwe twari tumaze imyaka myinshi, niwe mucunguzi wacu. Twabonye ko abenshi ngo ntabwo bari baramwemeye. Kubera iki? Kubera ko abayobozi bari bariho b'icyo gihe nabo ubwo bari baragiye mu mwijima, barabaye impumyi. Noneho bari cyakiri kubasora n'ibya bindi y'amagambo ari mu Matayo igice cya 15:14 ngo nta mpumyi ishobora kurandatira zo zigira zikagwa mu mwobo. Ni ukuvuga ngo harakenewe ko abari mu mucyo koko aribo bagira bate, aribo bakomeza umurimo. Ariho cyatumye noneho Imana Kristo yitegura izo ntumwa, yahaye umucyo zo zari ziteguye kwakira ibyo ababwira. Abo ngabo bakomeje umurimo. Inshingano bari bafite ikomeye cyane yari yo kubwira ubwoko abantu ku isi hose, kubabwira ngo Yesu niwe Kristo, niwe Mesiya twari dutegereje. Ni ukuvuga ngo abo bose niwe yahaye nanone inshingano yo kugira ngo n'abandi bose bazakomeza uwo murimo, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 17 aho yasabiraga intumwa zavuga ati ntabwo ari abansabira bonyine, n'abandi bazizera ubutumwa, abo bose ndabasabira kugira nibo bose twese dufite iyo nshingano yo kugira ngo duhore twamamaze Kristo n'umucunguzi wacu, twese kugira ngo abantu bose bamushyireho ibyiringiro, noneho bagende mu mucyo yaduhaye. Uwo mucyo ariwo nanone uzatweza, uzatugeza ku rugero rukwiriye. Noneho igihe ngo nitumwisunga nibwo tuzashobora gutambuka muri ntikwege n'uburu cy'urubanza. Noneho tukongera tukabona ko kuva muri mwaka w'1844 ubwo igihe cy'urubanza cyari kigeze, niho twongera kubona ko twahatanzwe ubutumwa, hagomba gutanga ubutumwa kuvuga ngo tubwire abantu ko Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka. Cyangwa se nanone twongera ari byamagambo yo kuvuga ngo igihe cy'urubanza kiregereje. Igihe cy'urubanza kiregereje. Tukongera tukabona ko nanone ari bwa noneho kuko muri kiriya gihe hari ubwoko bw'Imana nanone, cyangwa se hari abantu Imana no yahaye uwo murimo, uburemere bw'umurimo uheruka, bagomba kwitegura no kwitegura isi kwakira umucunguzi agiye kugaruka, kwitegura kugaruka kwa Kristo, cyane cyane batekereza yuko nanone igihe cy'imbabazi kigiye kurangira. Aho niho duhabwa ubutumwa buhabwa itorero rya nyuma ryo rya Laodikiya. Ubwo n'ubutumwa nanone tuba tugomba gushyiraho intekerezo zacu igihe cyose. Ubwo butumwa nanone bakana tukabona ko nanone mu butumwa bwa marayika wa gatatu, ubwo tuba bwa marayika wa gatatu, nk'uko natwe nabwiye ko uko tugenda twigira imbere niko Imana igenda igira ite, niko igenda itwibutsa iduha itwereka ibintu tugomba kwitondera kugira ngo dushobore kugira dushobore kugera kurangiza uru rugendo. Noneho ngo twereka ko intambara nyine iri kurangira. Noneho katuga ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nk'uko n'ubundi twaribonye mu buryo bw'ubuhanuzi yuko ngo mu gice cya Daniel igice cya 7 batwereka yuko ngo ubutumwa uburyo buzarangira agahembe gatoya, batubwira ko muri Daniel igice cya 7 ndetse bakongera kutubwira mu gice cya 8 nanone bakatuga ko ariko kuri kurangiza
bakongera bakatubwira ibyo bakongera bakatubwira mu bundi buryo bakatubwira ko nubwo ari inyamaswa none iri mu byiciro 13 bakaba aribyo noneho bihura no batubwira ko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bari kugenda butwereka icyo gihe cya nyuma cy'urwo rugamba rwa nyuma turimo, uburyo kwako gahembe gato n'ubundi kazaba karwanya iby'Imana. Twagombye kumva ko nanone muri gihe cya nyuma Imana none ihamagara iki, irahamagara kugira abana bayo kugira ngo bashikame mu ijambo ry'Imana, irahamagara abashobora guhagarara koko bagashikama bagahagarara mu byera by'Imana. Abo ngabo nibo nanone bazanyuzwa ngo nanone mu bihe bikomeye kandi koko bakagaragaza gushikama kwabo, noneho abo ngabo ngo nanone bakaba bagira bate bagomba kuraganwa na Kristo. Ubwo butumwa ndi kubinyuraho gutyo gusa tuzongera tubisubiremo, ariko noneho ndagira ngo turebe iki kintu gikomeye cy'uko ubu butumwa butubona 1, 2, 3 ndagira ngo twongere twibuke ko nk'uko twabibonye ko ku gitangiriro 3:15 aribwo butumwa nanone bukomeza bukaba aribwo nanone buri muri Bibiliya yose. Ubu kandi nanone tukongera tukabona ko iyo Bibiliya yose nanone irimo batubwira Kristo, nk'uko itangiriro 3:15 rivuga kuri Kristo, Yesu Kristo, ni nako n'ubundi Bibiliya yose n'ubundi nta handi kindi ishingiyeho atari kutubwira ibya Kristo. Nta kindi nanone tubitubwira kindi itari kutubwira iriya nama y'agakiza. Nta kindi biri kutubwira itari kutubwira inzira ebyiri. Birasaba kugira ngo nituba twiga Bibiliya nyine tuzajya twubonamo buri gihe cyose biriya bihande bitatu, zira ntambwe 3, 1, 2, 3, intambwe ya mbere yo kwihana no kugira ukwizera. Mwibuke neza ni mu mateka ibyo twagiye dusoma byerekeye mu butumwa bwiza, ibitangaza Yesu yabugendaga akora hose agenda abaza mbese urizeye, mbese urizeye. Kwizera bwaba wihagije kugira ngo ugire ute wamerwe noneho agukorera icyo gitangaza. Nicyo cyari ikigwa cya mbere. Ikigwa cya kabiri nanone iki cyo gukiranuka ni ya ntambwe ya kabiri. Iyi ntambwe ya kabiri ntabwo yaterwa hatabanje ya mbere. Ndagira ngo iri hame rimwe n'izindi ntambwe 3 turishyire mu ntekerezo zacu buri gihe cyose dufata ijambo ry'Imana uko tubuye Bibiliya kose tujya tubonamo 1, 2, 3 izo ntambwe 3. Iyo nzira y'agakiza, iyo ntambwe ya kabiri, mwibuke byo twabonye ngo ni intambwe ya kabiri niyo kwezwa, wa murimo Kristo agira ate wo kutweza. Ni intambwe ya gatatu ni y'urubanza. Ibyo rero none nyuma yaho twara ko iki ubutumwa bwiza ubwami bw'imbabazi bukaba buri zote burangiye muri izo ntambwe 3. Uyu murongo tuzirikane, tuzongera turebeho ndetse mu mwanya reka mbere y'uko turabera ariko mbanze mbibutse nyine ubuhanuzi ko twabonye ko bwagiye kubwo Imana yagiye gutanga ko yagiye itanga umucyo ko muri myaka ishyira hafi ya 600 mbere y'ubuka rya Kristo, ko ariho none yaduhaye nyine ubuhanuzi bwa Daniel bugenda butwereka zirambago. None mu myaka ishyira 100 akaba ari yaduhaye ibyahishuwe. Ariko noneho icyo nshaka gutsindagira nanone ni iki, nuko iri torero rya nyuma rirebana n'igihe cy'urubanza. Amagambo ntabwo tujya tuyasoma ariko muzamwayasoma mu butumwa buhabwa Laodikiya, nuko Laodikiya twabonye ko nta kintu na kimwe Imana yishimira. Ariko noneho Imana yatanze amagambo yo kuricyaha, yo kuducyaha twe turi muri gihe cya nyuma,
cyo kugira ngo tugaruke mu nzira ko bikwiriye. Ayo magambo niyo tubona mu bihamya, niyo yitwa mu bihamya. Ndagira ngo abari mu butumwa bw'abamarayika batatu, ndavuga abakiriwe uriya mucyo watanzwe kuva mu 1844, no kuvuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu, ibyahishuro 14 kuva 6 kugera 12, abari muri ubwo butumwa bwose bari murebana n'icyo gihe cy'urubanza. Abo bose ndagira ngo bazirikane ibyo ibihamya duhabwa, nibutsa yuko Satani mu rugamba rwe yashatse uburyo bwose kugira ngo abantu bate ukwizera ndetse bahaguruke ndetse barwanye ubu bihamya. Amagambo yose aducyaha, iby'Imana itubwira kuducyagira ngo tugaruke mu nzira, ugasanga ahubwo turagisemo kubirwanya. Ndagira ngo icyo kintu kidutera ubwoba dutekereje imibereho ya Kayini na Abeli. Ntabwo ari uko Kayini atari yarahawe imiburo cyangwa se yarigishwe bihagije, ariko mwabonye uko byaje kugenda. Twongere dutekereze ibyabaye kuri Yuda. Ntabwo ari uko Yuda atari yarahawe inyigisho zihagije, ndetse nyuma Imana Kristo arongera amuha umuburo amubwira ati muri mwebwe harimo ugiye kungambanira. Nkaho Yuda yaboneho umwanya we no kumva ko avuga ati koko narakabije, kuko kwenda ko n'ibyanjye byose byaramenyekanye, aho kugira ngo yihana ahubwo yarushaho kuba mubi cyane. Aricyo yakoze nuko yagize ate, yarwanyije ukuri. Munyemerere mbibutsa amagambo twasomye ubushize, kuko numva ari ngombwa cyane. Ayo magambo tuyasome. Ayo magambo nagira ngo tuyibukiranye ayo magambo tuyibukiranye, kuko afite akamaro cyane. Aratwibutsa bimwe mu bintu bimwe biba bigomba gatoya Kristo. Okay, no. Daje gatoya. Amagambo twarayabonye ubushize, ariko nagira ngo twongere tuyibukiranye. Nagira ngo nyabibutse gato, kuko ni amagambo akomeye. Ubushize twayabonyeho, ariko nagira ngo nyabibutse. Batubwira ko ngo ikintu ushaka gutsimbaraho ni uko ahantu ho batubwira ko ntabwo amagambo twabonye mu intambara ikomeye kuri page yaho ya 391 ku isomo ya gatatu, batwereka uko hari ikibazo kivuka, nuko kandi nicyo Satani atera cyane, ngo nuko atuma abantu bihamira ku bintu by'imihango, bagatsimbara ku bintu by'imihango. Twabonye ko ngo gutsimbarara ku mihango y'idini gusa, nyamara abantu bakiberaho nta mwuka
wo kubaha Imana ubarangwaho banezeza Satani. Ubwo abayahudi bari bamaze kwanga ubutumwa bwiza, bakomeje gutsimbarara ku mihango yabo ya kera babishishikaye, bakomeza kugundira imyumvire ko ari ishyanga ryihariye, nyamara bo ubwabo baragombaga kumenya ko Imana itakiri hagati muri bo, bakabyemera. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekanaga ku buryo bugaragara igihe cyo kuza kwa Mesiya, kandi bwavuze iby'urupfu rwe mbere y'igihe mu buryo butaziguye, ku buryo abayahudi bagwabije gahunda yo kubwiga, kandi amaherezo abigisha bakuru bakavuga ko umuvumo uzagera ku bantu bose bazagerageza gukora imibare ngo bamenye iby'icyo gihe. Mu binyejana byakurikiyeho, Abisirayeli bagumye mu buhumyi no kwinangira, ntibita ku kurarikirwa kwakira agakiza. Ntibazirikana imigisha y'ubutumwa bwiza ndetse n'umuburo ukomeye kandi uteye ubwoba bwaberekaga akaga barimo kubwo kwanga umucyo mvajuru. Ngarutse kuri ari amagambo nabwiraga byerekeye n'ibihamya, ndagira ngo aya magambo adufashe twongere turebe ko no mu gihe nk'iki turimo hariho ikintu cyo kwanga umucyo mvajuru. Nk'uko mu binyejana byakurikiye nyine bakimara kwanga ubutumwa, Abisirayeli bagumye mu buhumyi no kwinangira, ntibita ku kurarikirwa kwakira agakiza. Ntibazirikana imigisha y'ubutumwa bwiza ndetse n'umuburo ukomeye kandi uteye ubwoba waberekaga akaga barimo kubwo kwanga umucyo w'ijuru, umucyo mvajuru. Ikindi gikurikiraho baratubwira ngo ahantu hose haboneka impamvu nk'izo, hazaboneka ingaruka nk'izo zabayeho. Umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga ibyo umutima umwemeza akwiriye gukora bitewe n'uko bibangamira ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ubwenge bucura umwijima, umutimanama ukagwa ikinya, umutima ukinangira, maze ubugingo bwe bugatandukana n'Imana. Aho ubutumwa buvuga iby'ukuri mvajuru, aho ubutumwa buvuga iby'ukuri mvajuru busuzuguwe cyangwa bugapfobya, itorero rizabundikirwa n'umwijima, kwizera n'urukundo bizakonja, kandi kudahuza n'amacakubiri bizaryinjiramo. Abagize itorero berekeza inyungu n'imbaraga zabo mu gushaka iby'isi, kandi abanyabyaha bakarushaho kwinangira ntibihane. Iyo bimeze bityo, abagize iryo torero berekeza inyungu zabo n'imbaraga zabo mu gushaka iby'isi, kandi n'abanyabyaha bakarushaho kwinangira ntibihane. Aya magambo ndagira ngo nishatse kugira ngo tuyazirikane ubushize narasomye, ntabwo nzatezwa amagambo azanyongera agaruke cyane. Tuzabona impamvu zari ngibi, ndetse icyo nshaka kugira ngo twongere turebe nuko impamvu byerekeye na biriya bihamya, turebe ko Kristo
ari muri abatumwa bwose bugenda. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yanze umucyo, iyo umuntu yanze ijambo umucyo mvajuru, aba yanze Kristo, aba yanze Kristo. Mureke dusome amagambo nanone, dusome amagambo atwereka aya magambo n'amagambo gatoya ndaje Kristo muri Bibiliya yose uwo mucyo nk'uko tuvuga ngo Kristo niwe mucyo, uwo mucyo n'ubundi utumurikira kuva muri izo ntambwe zose uko zimeze dutaze dutera kurinda tugera kuri icyo gihe cy'urubanza, akatunyuza imbere y'intebe y'urubanza. Kristo niwe uri muri Bibiliya yose, niwe mucyo tuba tugomba gukurikira. Mureke turebe rero icyo batubwira kindi, nuko batubwira ko mu byahishuwe niho ibitabo byose byo muri Bibiliya bihurira kandi birangirira. Mu byahishuwe niho hari ibyuzuza igitabo cya Daniyeli, kimwe n'ubuhanuzi. Naho ikindi kimwe n'ubuhanuzi, Daniyeli ni igitabo cy'ubuhanuzi, naho ikindi kikaba ibyahishuwe. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabibona ndaberetse ko Imana yatanze umucyo mu myaka 600 tubwiye ubuhanuzi bwa Daniyeli, ariko none tugeze mu myaka 100 kuko twari tugiye kugira dute, twari tugiye kwegera cyagiye cyo kuzasobanukirwa n'ubutumwa bwa nyuma buheruka. Imana yaduhaye Daniyeli kugira ngo yaduhera ko ibyahishuwe ngo kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ibindi bikurikiye. Mwibuke ko aya magambo atangira byahishuwe tubwira ko ngo n'ubutumwa Imana iha Yesu kugira ngo Yesu abugeze ku mbata ze, abereke ibigiye kugira bite, ibigiye kuzakurikiraho. Ibyo bigiye kuzakurikiraho rero ntabwo ari ibindi bishyashya nk'uko twabibonye, ni uvuga nibwo buhanuzi bwa Daniyeli nanone Imana ishaka kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Nizo batubwira ko ngo ibyanditswe byose n'ubundi bihurira kandi birangirira mu byahishuwe. Akagira kutwereka ko ngo igitabo cya Daniyeli, icyo gitabo cya Daniyeli ni ubuhanuzi, naho ikindi cyo kikaba ari ibyahishuwe, kikaba kiduhishura ibyo byose birangirira muri igitabo cya nyuma. Igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso si ibyahishuwe, ahubwo ni agace k'ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekeye ibihe bya nyuma. Nk'uko twabibonye ko muri gihe cya nyuma hari bimwe ku by'abagogo bihishwe tugomba kuzasobanurwa mu gihe cya nyuma. Marayika yarategetse ati, nuko Daniyeli bumva igitabo gifatanyije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Muri Daniyeli igice cya 12:7 cyangwa se na Daniyeli igice cya 7 no ku gice cya 8:17 naho niba tubwira ngo Daniyeli mu gihe ntabwo ari mu gihe cyawe, ubwo ni mu gihe cya nyuma. Kristo rero niwe wasabye intumwa Yohana kwandika ibyagombaga kubumburirwa imbere ye. Yaramutegetse ati, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereze amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamu, ni Tuatira, ni Philadelphia, ni Laodikia. Yariko na Sarudi ni Sarudi ni Faradi, ariko no karasimbutse ayo muri yane bakwandikira nabo ni Sarudi. Kandi nduhoraho icyakora nari narapfuye, ariko none dore horaho iteka ryose. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri
n'ibiri bukurikireho. Hanyuma nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho bwa nyuma. Hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri ndwi izumbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo, dore izo nyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Ibi tuzabigarukeho hano ndi kugikorera gusaya amagambo tubone ko Kristo ubwe noneho ni uri giti n'ugize ate ni uri gutanga ubwa butumwa bwa nyuma byahishuwe, bandi batubwe ngo nibyo bitabo byose byuzurira. Amazina y'amatorero 7 ashushanya itorero mu bihe bitandukanye by'igihe cy'ubukristo. No kuvuga ngo kuva ku itorero rya Efeso kurinda tugera kuri Laodikiya, ni ibihe 7 itorero ry'Imana rigiye kunyuramo. No kuvuga ngo ni amateka Imana y'ibibonye mbere hose igiye kutubwira ukuntu ibintu bizakurikirana. Twibuka ko ibi ngibi byanditswe mu myaka ishyira imyaka 100. No kuvuga ngo icyo gihe hari itorero rya mbere ry'intumwa ryari riri kurangira, none hagiye kugira ate hagiye gukurikiraho amatorero yandi. Ayo matorero none ayo matorero yagiye gukurikiraho nyuma ya Efeso hari Smyrna, hakaza Perugamo, hakaza Tuatira, hakaza Sarudi, hakaza Philadelphia, hakaza Laodikiya. Ibyo bihe 7 bigiye kuzakurikirana. None bumva igihe bitangiwe, none ukuvuga ngo ikigihe turimo nacyo cyari cyavuzweho muri iyo myaka ishyira 100. Nibwo Kristo yagize ate, nibwo yasabye intumwa Yohana kugira ngo byandike. No kuvuga ko none ibyo turi kuba mu iki gihe ntabwo n'ubuhano by'ikina, none ni ibintu byahanuwe biri gusohora. Ntabwo rero twagombye kujya dutungurwa. Nizo mpamvu bene data iyo twiga ijambo ry'Imana ntabwo twagombye, sinzi impamvu twagombye gushidikanya, ahubwo twagombye kureba niba iby'Imana yavuze biri gusohora koko. Niyo biri gusohora no kuvuga ngo koko turi muri ya nzira turi kwigendamo neza. Dore ngiye ko kugira ngo turi kubibona imbere yacu. Dore ya nzira ngiye dukumva gukurikira ngiye koko, dore irashushanyiza imbere yacu. Dore ko noneho tuvuga ngo umubare 7 werekana ukuzura kandi n'imvugo ifite ikindi ishushanya, kubera ko ubutumwa bukomeza bukagera ku mperuka, mu gihe amarenga yakoreshejwe ahishura imiterere y'itorero mu bihe bitandukanye by'amateka y'isi. Ni amarenga agiye akoreshwa ariko uhishura imiterere y'itorero mu bihe bitandukanye by'amateka y'isi. Twibuke bimwe mwabwiye ko twibuke ibya ngarutse gatoya twibuke bya binene naberetse bya twibuke, reka none turebe none iyi ngibi gatoya, iyi mazi twongeye tuyigarukeho gatoya, mwongere mwibuke ibyo twabonye ko ibyerekeye n'urubanza igihe bya nyuma. Aha turi kubona ibyahishuwe, twongere twibuke yuko hari ubutumwa buri kubwirwa rya torero rya nyuma Laodikiya. Noneho twibuka ko biri kujyana n'ubutumwa bwa marayika wa 3, kandi ibi byose bikaba biri kuvuga ati bishyira none Yesu agiye kugaruka, igihe cy'imbabazi kiri kurangira. Ngubu ubutumwa nanone bw'igihe tugezemo tugomba nanone kuturaza ishinga kugira ngo turusheho gusobanukirwa. None twibuke ko nanone hari ya magambo y'ibihamya, nanone ya miburo
iri guhabwa iki, iri kubwira Laodikiya, kubera ko Laodikiya dusoma ibyo ntabwo tubisoma n'umwanya, muzasanga ko nta kintu ngo nta kintu Imana yayishimiraga na gitoya, ariko noneho ikongera hari ikintu nanone bagomba kongera kwibukaho. Reka twongere tugaruke ko none kwa magambo ari tugiye gusozerezaho. Amagambo turi gusozerezaho batwereka ko ariko mu Gifaransa batwereka ko la puissance du Christ qui s'est manifestée sur la croix du Calvaire pour que nous ayons la vie éternelle doit être proclamée au monde. Il faut montrer que l'Ancien Testament, dans ses rites et ses symboles, contient l'évangile aussi bien que le Nouveau. Tugomba kubona ko ngo imbaraga za Kristo zagaragaye ku musaraba kugira ngo dushobore kubona ubuzima bw'iteka ryose, ibyo bigomba kwigishwa hose. Tugomba kwerekana ko mu isezerano rya kera mu byagiye byandikwa mu buryo bw'ibishushanyo, mu buryo no mu buryo bw'imihango yakorwaga, iko ibyo byose n'ubundi nabyo byabaga bigize ate, byabaga ari ubutumwa bwiza. Celui-ci, le Nouveau Testament, celui-ci ne présente pas une religion nouvelle et l'Ancien Testament ne nous en donne pas une qui doivent être remplacée par le Nouveau. None hanga tukaribona ko ngo ibyisi biri mu isezerano rishya ntabwo ari ubundi butumwa bushyashya, ahubwo kandi none isezerano rya kera ntabwo nanone ari ibintu bishaje, kuko ku buryo noneho iryo sezerano rishya riba rize gusimbura ibyo bya kera. Le Nouveau Testament est seulement la réalisation et l'explication de l'Ancien. Ahubwo isezerano rishya ryo rije kwerekana ukuzura, rije kuzuza cyangwa se rije nanone gutanga umucyo kuri rya rindi rya kera, ku byo twabonye byerekeranye n'imihango. Abel croyait au Christ et il fut sauvé par sa puissance aussi bien que Pierre et Paul. Abeli nawe yizeraga Kristo kandi nawe azakizwa, nawe yarakijijwe kubera ko yizeye Kristo, nk'uko nanone Pawulo nanone na Petero nabo bizeye Kristo. Enoch était un représentant de Jésus, comme Jean, le disciple bien-aimé. Il marchant avec Dieu et il ne fut plus que et il ne fit plus car Dieu le prit. Enoki yari mu kigero nk'icya Kristo, yerekanaga imico ya Kristo, nk'uko nanone Yohana intumwa ye, abo bose nawe babana bagendanye n'Imana. Enoki yagendanye n'Imana, nyuma y'Imana iramufigera ubwo imwemera none iramwakira. C'est à lui que fut confié le message de la seconde venue du Sauveur. Uwo Yohana none n'Imana yahaye ubwo butumwa bwerekeranye n'ugaruka kwa Kristo. Enoch le fut le 7e homme qui, dit Jude, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Murabona noneho na Yohana na Enoki nawe wo mu kisekuru cya karindwi nawe
yuda yabivuzeho avuga ko nawe yatanze ubuhanuzi avuga ko ngo dore araje ajanye n'ingabo nyinshi kandi aje guca urubanza kuri bose. Ibyo tubibona muri yuda ku murongo wa 14 n'umurongo wa 15. Le message proclamé par Enoch et son enlèvement au ciel était de nature à convaincre tous ceux qui vivaient à cette époque. Ubutumwa Enoch yari atanze muri icyo gihe cye bwari ubutumwa bwagombaga kumvisha abantu bose yuko yo kwemeza abo muri icyo gihe cye. Metusela et Noé pouvaient se servir de son exemple pour faire comprendre à leurs contemporains d'une manière convaincante que les justes seraient enlevés. Turabona ko muri izi ntambwe nanone ko mu gihe cya Metusela no ku gihe cya Nowa nabo bari bagombaga guhera kuri urwo rugero Enoch yari atanze rwo kugira ngo bashobore no kwemeza mu gihe cyabo yuko ko abakiranutsi bazajyanwa mu ijuru. Kuko twabonye ko Enoch yajyanwe mu ijuru, ahangana naho cyari ikimenyetso simusiga cyagomba gutuma abantu bashobora gusobanukirwa ko none aho ngabo none Imana izagira ite izabajyana mu ijuru. Mureke turangirize kuri amagambo nanone. Le Dieu qui marchait avec Enoch n'était autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Uwo nguwo wajyanaga iyo wabaga kugendana na Enoki ni Kristo Yesu nanone wabaga uri kumwe nawe. Il était alors la lumière du monde aussi bien qu'aujourd'hui. Yari umucyo w'isi muri icyo gihe nk'uko na n'ubu ngubu nanone ari umucyo w'isi. Les gens de cette époque ne manquaient pas d'instructions pour les diriger dans le sentier de la vie, car Noé et Enoch croyaient au Messie. Abantu bo muri icyo gihe ntabwo bigize babura inyigisho zose zibayobora mu nzira yo gukiranuka y'ubuzima bw'iteka, kubera ko Enoki na Nowa nabo bemeraga, bari bafite intekerezo zabo kuri Mesiya wabo agomba kuzaza. Twibuke cya kigwa cya mbere cyahawe Adamu, cyari cyo gutamba ibitambo, ngo cyari cyo kugira ngo agire ukwizera umucunguzi uzaza. Nibyo rero n'icyo kigwa n'umuntu nacyo aba Enoki nicyo na Nowa nabo bari bafite, cyatumaga buri cyose babizera bavuga ati umucunguzi wabo, bizera umucunguzi wabo, bizera ko umucunguzi azaza. L'évangile est contenu dans les préceptes du Lévitique. Ubwo butumwa bwiza nanone nibo butangwa muri aya mahame tubona mu yarahawe Abalewi, nk'uko tubibona mu ishusho yo mu buturo bwera. Une obéissance implicite aux ordres de Dieu est exigée aujourd'hui comme alors. Combien il est essentiel que nous en comprenions l'importance. Ukubaha cyangwa se ugukurikiza amategeko Imana iduha, nk'uko muri iki gihe cya kera bayemeraga bakurikiraga badashidikanya, ni nako no muri gihe nk'iki cyacu nanone tugomba kurushaho kuyakurikiza. Combien il est essentiel que nous en comprenions l'importance. Mu gihe cyacu ngubu nanone twagombye kumva agaciro kabyo kabahawe. Ayo ni amagambo tubona mu bihamya umuzingo waho wa 3 kuri paji ya 48. Uku kubaha bigiye kutuganisha kuri cya bindi nababwiye byerekeye n'ibihamya. Bya bihamya bihabwa Laodikiya. Les témoignages ntabwo zari ngombwa niko batubwira. Abenshi ngo on demande souvent pourquoi l'église est-elle si tiède. La réponse est bien simple. Ngo abenshi babazaga umujakazi w'Imana ngo ni kubera iki itorero ko korera akazu yazi. Ariko mu gisubizo kiroroshye. C'est parce que nous nous détournons de la parole de Dieu. Nous kubera ko dutera umugongo ijambo ry'Imana. Si celle-ci était l'aliment de notre âme, si nous la traitions
avec respect et déférence, nous n'aurions pas besoin d'autant de témoignages. Les simples déclarations de l'écriture suffiraient. Impamvu ngo turakazuyaze ni uko dutera umugongo ijambo ry'Imana. Ngo iryo jambo ry'Imana iba ryari ibyo kurya byacu bya buri munsi. Twibuke mu buturo bwera hari ibintu bitatu bihari. Hari ahantu tubonamo imitsima, hari ahantu harimo imitsima ibyo kurya byacu bya buri munsi. Niba ijambo ry'Imana ryabaga ibyo kurya byacu bya buri munsi, niba twarihaga agaciro uko iryo jambo ry'Imana tukariha agaciro karyo, ntabwo twaba dukeneye ibihamya. Ijambo ry'Imana ryatanzwe ubwaryo ryaba rihagije. Ndagira ngo mbongere mbibutse impamvu ibihamya byatanzwe kugira ngo bicyahe itorero. Kubera iki? Kubera ko dutera umugongo ijambo ry'Imana. Nizo mpamvu atubwira ngo umushakazi w'Imana aratwemeza akatubwira ati ibihamya ni umucyo mutoya, ariko umucyo munini ahubwo ni ijambo ry'Imana, Bibiliya twahawe. Nk'uko rero twabibonye ko ngo mu isezerano rya kera umucyo urimo n'ubundi nawe uraza ukuzura hehe mu byahishuwe. Noneho tukongera tukabona ko nanone isezerano rishya nanone rirushaho kuza ritanga umucyo kuri rya sezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ndongera kurigaruka kuri ya bitwa nabwiye nanone Itangiriro 3:15, inama y'agakiza ngiyo niyo nanone igenze mu ijambo ry'Imana tukanda tugera ku iherezo ryabyo. Mureke turangirize kuri akantu nshaka kubereka nako tuzasukuraho ubutaha. Ariko tuzasukuraho ubutaha. Yego abari kuri Facebook ntabwo muri ko umwanya ndaza kubibereka, ndabaha iyi video irabagiraho mu mwanya. Ubu yenda abari kuri Zoom nimwe muri kwibona neza, ariko ndagira ngo mbereke ikintu nshaka kurangirizaho cy'ukuntu ubu butumwa bwiza bw'ubwami, nk'uko tumaze kwibona, turabona igice cya mbere. Noneho atwereka ubutumwa hari umurongo, iki gice twagerageje gusobanura kitangira igice cya 3:15. Za ntambwe eshatu, ibyo kwerekana iby'icyaha, ibyo la justice ya Kristo na rejijoma, kwihana, kwezwa cyangwa se gukiranuka, cyangwa se rero tukagera ku ntambwe ya nyuma y'urubanza. Ndagira ngo ngaruke kuri ya ntambwe nawe uretse izadufasha kongera mu bindi byigwa tugiye kuzakurikiza. Tugiye kuzarebera ihame ryo kumenya kureba Bibiliya mu buryo bw'izira ntambwe eshatu: intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri, intambwe ya gatatu. Murabona ko iyo dukoze uburyo turabona, iyo dufashe ishusho y'ubuturo bwera, turagenda tukabonamo intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri, intambwe ya gatatu. Twajya ku butumwa bwa marayika wa gatatu, ubwo ni bwa butumwa buduhabwa kuva mu mwaka w'1844. Tukongera tukabona zira ntambwe eshatu, ubutumwa bwa marayika batatu, intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri, intambwe ya gatatu. Izi ntambwe eshatu mwongere muzibutse none ko uko twabonye ubusobanuro mu butumwa bwiza, ko ubwo butumwa bwiza nabwo tubona none muri za ntambwe eshatu. Zira ntambwe eshatu bikaba ari handi bitwereka ryashungurwa riba uko Imana itanze umucyo kugira ngo abantu bihane. Abemeye kwihana batera intambwe ya kabiri, bakagera mu murimo wo kwezwa. Noneho uriya murimo wo kwezwa nawe urangiye,
hari ab'Imana n'abiba yavuze ati koko barashimwa aba koko bafera imbuto zikwiriye ubihannye abo ngabo akaba aribo none batambutswe imbere y'intebe y'urubanza bakemerwa. Nongere ntsindagire kuri ikintu cyerekeye n'intebe y'urubanza. Nigize kujya hari uburyo nakumva byakorohera twese kubyumva, abajya ku ishuri ukuntu abana bari ku ishuri iyo baba bafite mwarimu wabo ushinzwe iryo shuri ryabo, iyo bagize igihe cy'umwaka uri kurangira, ikintu gikorwa ni uko haba mwarimu ushinzwe iryo shuri nawe afata za birote z'abanyeshuri, amanota y'abanyeshuri be akayajyana mu nama y'ikigo kugira ngo bafate umwanzuro. Nicyo ndagira ngo mwumve neza ikintu turi gukorerwa mu ijuru, ni uko turi muri cya gihe mu gifaransa twavuga ngo igihe cya deliberation. Ni cya gihe cyo kugira ngo abemewe bagaragare ko bemewe koko, cyangwa se abandi noneho bavuga bati koko aba ngaba nubwo babanye bose bigishijwe ariko biragaragara ko nta mbuto zikwiriye abihannye bigize bagira. Abo ngabo koko bakaba bameze nk'aba bandi ba Yuda n'abandi batigeze bashobora guhinduka. Aba ngaba noneho ngo bejejwe bemeye umurimo wo kwezwa, abo ngabo n'andi tugereranya na cya gihe nyine mwarimu wabo wajyanye izo amanota yabo niba ushobora kuba yavuga ati koko uyu nguyu umunyeshuri koko ndamuzi, akamuburana akavuga ati dore ibyo n'ubose uko bimeze, akaba yamuburanira muri iyo nama igiye gufatwa aho bari gufatirwa umwanzuro. Noneho ubwo bakavuga ati koko tushyizeho umwanzuro yaremewe. Uwo rero no murimo n'ubundi Kristo bari kudukorera muri iki gihe turimo kuva muri uyu mwaka w'1944 ngo urubanza rwagomba guhera n'ubundi mu bapfuye kera, ariko noneho ubwo byose ibi byose niho biri gusuzumirwa kugira ngo imyanzuro ya nyuma ifatwe kuri buri wese. Nicyo kibatubwira by'urubanza. Ariko noneho izira ntambwe 3 tuzagera tubona mu bindi bihe byatambutse byose, tuzabona ko n'ubundi mu gihe cy'isezerano rya kera ziriya ntambwe 3 zirahari. Ariko none iriya ntambwe ya 3 iri kuvuga ngo rwari urubanza rwo atari kuvuga ngo igihe cyo gusuzuma, ahubwo ni ukuvuga ngo umwanzuro, igihe cyo kumwanzuro kiba kigeze. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gukura cyararangiye, igihe cyaratanzwe cyo kugira ngo igiti urubuto rwatewe rukure rugera igihe cyo kuzana imbuto. Igihe cy'imbuto nayo kirarangiye, none igihe cy'isarurwa. Ni ukuvuga ngo kuri ntambwe ya 3 ni igihe cy'umwanzuro, ni igihe cyo gufatirwa imyanzuro, ni igihe cyo kureba za mbuto kuko niba zihari. Ni ukuvuga ngo twebwe ku ruhande rwacu tugomba gukora n'iki, ni icyerekeranye no kwemera uriya murimo wo kwezwa. Uriya murimo wo kwezwa kandi ngo ntabwo ushobora kuba wakorwa igihe noneho igihe bwacu tutashoboye kugira gute, tutashoboye kugira ukwihana nyako, tutashoboye kugira ibyiringiro no kuri Kristo. Izira ntambwe 3 tuzazigarukaho, nagira ngo nizo twageraho turangirizeho. Muri izira ntambwe 3 murabona neza ko iriya ntambwe ya 2 ifite ikintu gikomeye cyane, kwezwa. Kristo tweza, Kristo uduhindura, Kristo uzashungura intekerezo zacu, uzagira intekerezo zacu nzima tuvana bitewe n'ibyo twasomye mu ijambo ry'Imana. Izo ntekerezo nzima zikazatuma dushobora kugenda mu nzira yo gukiranuka. Reka turekere ahangaha uyu munsi, iki kigwa tukirekera ahangaha, tugicumbikira ahangaha. Nari nshatse kugira gusa iyi shusho mbonera tuyibone, iyi shusho ni ngari tongera tuyibonebe, turebe ziriya ntambwe 3 ko ziriya ntambwe 3 ziri ku murongo mugari, ariko no tugera tongera tuzikagaruka mu gihande gito, nk'uko no twabona ko no mu buryo bw'ubuturo bwera nabwo izo ntambwe 3 ziragaruka. Tukongera tukabona ziriya ntambwe 3 nanone muri ubutumwa bwa nyuma, nk'uko twabonye kubura ubutumwa bwa nyuma bw'Igihahisho 14:6 kugera kuri 12, ko buriya ubutumwa ari umuburo wa nyuma, ari urebana n'igihe cya nyuma. Ariko nanone nabwo ntabwo twereka ko ziriya ntambwe 3 n'ubundi buri gihe cyose ziraza. Ni ukuvuga ngo buri gihe cyose uko Imana itanze umucyo,
ziriya ntambwe eshatu zose tugomba kuzibonamo, tuzabibona, tuzarushaho kubisobanukirwa ko tuzarushaho kugenda twigira imbere, nuko Imana ibagumye bafashe itukomeze. Mwebwe mwese abari bamurikiye kuri Facebook namwe ndakubarira mwese, ndabasuhuje rwose, ndabashyira mu maboko y'Imana nk'uko nanjye nishyira mu maboko y'Imana kugira ngo igumye kubafasha kandi Kristo agumye kubaha ibibakwiriye, ari we ugumye kutuyobora mu nzira yo gukiranuka. Twumve ko ijambo ry'Imana kuko ryatanzwe kuva mu itangiriro ari ryo n'ubundi rikomeza kurinda turangiza isi. Maze rero bene data, buri wese aharanire gushaka gusobanukirwa n'inzira y'agakiza, aharanire kongera gusobanukirwa n'iriya nzira ifunganye Kristo aduhamagarira kunyuramo. Tubona muri Matayo igice cya 7:13, turushigira umwete bwo kwinjira mu irembo rifunganye. Iryo rembo rifunganye rero niyo nzira y'agakiza, buri wese agira ishyaka ryo kwishaka aho turi kandi dushyigikirane. Abavandimwe bacu twegeranye, abo duturanye se, tubararikire twese hamwe kugenda muri iyo nzira ifunganye, kuko igihe cya nyuma kirasohora, rwo turi kurangira. Igihe cy'imbabazi kiri hafi. Kristo ari hafi guhaguruka ku ntebe y'imbabazi akavuga ngo uwera agumye yere, wandi agumye yandure. Nabahaye igihe cyo kwihana, igihe cyo kwihana kirarangiye, abatarabikoze ubwo byararangiye. Nuko rero bene data, mukomere, mugumye mushikame. Ubwo tuzakomeza umunsi w'ejo, tuzasubukurira kuri ziriya ntambwe eshatu kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza n'uburyo tugomba kuzishyira, uburyo tugomba gukoresha ziriya ntambwe eshatu, mu buryo twiga ijambo ry'Imana, uburyo twiga Bibiliya yose. Ni ziriya ntambwe eshatu tugomba kujya tubibonamo, kuko uburyo bwiza bwo kwiga ijambo ry'Imana nibyo butuma dushobora gusobanukirwa. Uwiteka abane namwe, nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Murekere dufate akanya gato ko gushimira Imana kubw'uburinzi n'uburyo yatuyoboye muri iki kigwa. Data Mana yacu, uhimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imitima yacu iturize muri wowe. Turagushimye kubw'aka kanya uduhaye, turagushimye kubw'ibi byigwa uri kutugezaho. Turagushima Data uburyo utegura buri wese aho dutatane mu mpande z'isi. Buri wese ukaba uri kumuha igihe cyo kugira ngo yongere asuzume cyangwa se arebe inzira y'agakiza, kugira ngo tumusobanukirwe n'aho tugeze, turebe n'aho tugana, kugira ngo umwami buri wese ashobore gufata icyerekezo gikwiriye, kuko igihe cya nyuma kuko tukirimo kandi kiri kurangira. Mwami, turagusaba kugira ngo ugumye kwirengagiza ubucumuro byacu, wirengagiza ukujijwa kwabayeho muri twese Data, maze uduhe kugira ishyaka ryo gusobanukirwa n'ibyawe, maze umucyo utumurikishiriza urushaho kutuyobora. Ngwino ubane natwe Data, tuyobore intambwe ku yindi, kandi urushaho kudufasha mu nzira yo gukiranuka, inzira itweze yo kutwezerezamo. Bana natwe muri byose Mwami, ndabigusaba nk'umwana w'umuntu, ngewe nk'umwana w'umuntu hari ibyo ngenda ntabona, ntasobanukirwa, ariko Data uri mu ijuru uzi ibikwiriye by'buri wese, ubitwongere mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze rero, ubwo tuzakomezanya umunsi w'ejo. Abandi bo turaza gukomezanya mu masaha ya 15h, donc saa 9 za hano mu Burayi. Turaza gukomezanya mu rurimi rw'igifaransa, kuko nzi ko hari abenshi abantu bakurikira batumva ikinyarwanda, kimwe nuko none hari benshi none bakurikira bumva ikinyarwanda ariko batumva igifaransa. Nizo mpamvu biba ngombwa ko tugomba gukora ibyigwa bibiri. Ariko waba yumva none ikinyarwanda kandi akumva n'igifaransa, ntibyamubuza abonye kuba yazana tukigana n'ikigwa gikurikiraho, kuko nawe yenda abo ngabo barabizi, niba nakurikira neza bazasanga ntabwo ikigwa
nubwo kiba kigira ingingo zimwe na zimwe kiba bihuriyeho n'ibyo nigishije mu kinyarwanda, hari igihe haba ngombwa ko bitewe n'ibyo mba numva Imana iri kunyereka, hari igihe hari izindi elema zizamo, kandi ibyo ngibyo ngira ngo abenshi bamwe bashaka babona nongera gusubiramo ibintu kenshi, ariko ntabwo ari ukubisubiramo kenshi, ahubwo icyo mugomba kumenya ni uko twese turi, hari bamwe baba bafite ahantu baba bakeneye gusobanukirwa kurushaho. Imana niyo yiyoborera ibyigwa ku byose, nkabagira ngo hari igihe hari ikintu runaka kiba kigomba kongera kuza kigafasha umuntu runaka uri aha cyangwa se bangahe. Ntabwo ari ibyo ibyigwa byose muzajya mubona ko bisa nkaho byisubiramo, ariko ntabwo biba biri kwisubiramo neza cyane, ahubwo hari ahandi hantu biba biri kugenda bikanda bitewe n'abantu bari hirya hino. Twese ntabwo turi ku rwego rumwe, ntabwo turi dusobanukiwe ibintu kimwe nuko turi kubyiga gutya, ntabwo twese tuza tubyumvira icyarimwe. Nuko rero mukomere, mugire ibihe byiza. Ubwo turongera bamwe turakomezanya muri amasaha ya 15 cyangwa se abandi tuzakomezanya umunsi w'ejo. Ubwo ngiye kongera ko nabandi ngiye kubategurira iyi video no mpite nyiboherereza kugira ngo mushobore kuza gukurikira ibyo nari ndi kugenda mbereka bari kuri Facebook mutabonaga, ngo ndahita nyibohereza mu mwanya. Imana igumye kubana natwe kandi bafashe, mugumye mugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire, kandi Imana izakubye kutuyobora. Amen.